Ese ashimwe inshuti bene data, amahoro y'Imana abe muri mwe. Amazina nitwa Gakuru Karamuzi Geoffrey Dembe, amazina yose n'ayanjye. Ndenda guhamya Umwami Yesu. Amadini yaratuyobeje, ariko kubw'imbabazi z'Imana idukurayo. Njyewe uhagaze aha ngaha amaze kubatizwa inshuro enye zose. Hari abantu benshi bashobora kuba bameze nkanjye, cyangwa nabo bari bameze nkanjye bakaba baragize amahirwe bakamenya umubatizo w'ukuri. Ngiye naje gukura njya mu itorero, njya muri korali y'abana, igihe kiragera bajya kwigisha imibatizo, nta nubwo nagiye kuwiga, negera mu mazi nk'abandi bose, babakuramo mbona bararira, ariko ngiye nkavuga se mwumva ndacyari wa wundi rwose nta n'ikibazo numva afite. Mwasenga bya bindi byo gushaka amasengesho ariko adafite ahava nyine. Igihe kiragera birakomeza, ndakomeza njya muri iryo torero. Igihe kiza kugera nanone nza kujya Uganda. Ngiye Uganda nsa nk'abwaho aribwo nanone numvishije agakiza kariko. Hanyuma nsoma Bibiliya, nta muntu wigeze najyaga ambwira abantu ngo njye ntawambwirije. Nabwo bwari ubuyobo bwabwo, kuko ntawe ukizwa atabwirijwe. Bibiliya ndayisoma yose, noneho nkumva avuga abantu ibyo bakora bihabanye n'ijambo ry'Imana. Hanyuma nanjye ntabangira kugendera muri ubwo buntu bwo kumenya ijambo ry'Imana no kurisoma, numva ko aribwo ndimo gushaka gukiranuka ngo nzajye mu ijuru. Nza no kuba umuvugabutumwa, nkajya nigisha ahantu hatandukanye, abantu bagakizwa. Idini ryatwigishije ko gukizwa ari ukureka ibibi. Ntabwo badusobanuye ukuri kw'inzira ijya mu ijuru, ko ari ukwizera Yesu. Hanyuma nanjye ntangira kwigisha ubwo butumwa bwo numvaga mfite, kandi numva ko ndi mukuri bitewe nuko numvaga ibyo nakoraga nyine numvaga ngiye ari ukuri kwabyo. Noneho ndavuga nti umubatizo nabatijwe mbere, nabatijwe ntabyitayeho, nzagenda njye gukura umupasiteri anyatuze, namara kunyatuza nzashaka aho bajya kubatiza najye ngende mbatizwe. Igihe kiragera ndagenda njya gushaka umupasiteri, ndamubwira ngo mvuga ubutumwa ariko sindatura. Arambwira ngo okay, ngo noneho ngo ngwatura. Ndatura. Igihe kiza kugera none nza kureba undi muntu ufite umubatizo, ndagenda arambatiza. Ambatije nabwo nguma ndi gutyo, uko bari baratubwiye ko iyo umuntu abatijwe ngo ahita yuzura umwuka wera akavuga mu ndimi. Nkavuga se ko navuze mu ndimi kandi nabatijwe. Numva nabwo ntago mbyizeye neza. Noneho nabwo nkomeza mu muvugabutumwa. Igihe kiragera noneho nza kongera kujya guterwa n'ubwoba bukomeye. Nkavuga se ko birivanga uri muri Kristo Yesu nta ngo cyaremwe ikishyanga ibya kera bishize, ubwo mfite n'ubwiki. Nahari nanone nuko nza kumenya makuru umuntu wambatije ko abadamu n'ubundi batemere no kuvuga ijambo ry'Imana mu materaniro nyine. Ndavuga se ubwo ngubwo we yambatije abifite uburenganzira, ntabwo numva nago mbyizeye. Nabwo ndavuga ni nzashaka undi mupasiteri nawe ndagenda ndamureba, nabwo ambwiriza ubutumwa, nabwo ndamubwira ndashaka kwatura nyine nkabatizwa. Nabwo ndatura, nza gushaka umubatizo, nabwo ndajya gute ndabatizwa. Nabwo nkomeza mpagaze ko gukiranuka kwanjye ariko kuzamesha ijuru. Nkajya nirinda ibibi ibyo numva nyine Bibiliya ibuzanya nyine. Nkumva nibwo nzagera gute nzajya mu ijuru. Ariko no hasoma Bibiliya nkagenda numva hari ukuntu Bibiliya ivuga bidasobanutse nuko mba n'abantu babikora. Nabwo nkabura uburyo. Noneho nkara abapasiteri nzi batandukanye, nagiye nandikira nyine nshaka kugira ngo mpure nabo nyine mvugane nabo nyine bansobanurira ibyo ari byo. Uwo mpuye nawe ati mu cyumweru gitaha, nkomeza ngenda mbura uburyo mpura nabo nyine. Hanyuma igihe kiza kugera nza guhura n'umwana nyine arambaza ngo se wari uzi ko ijuru ridakorerwa. Dutangira kuganira, nibwo naje kubona namba ya Emile, ndamuhamagara turavugana, anyohereza uwo bita Joseph. Araza tujya mu byanditswe, ngiye byanditswe nari narasomye biranarangije, numva ko ndi mukuri nyine. Turaganira kubw'amahirwe y'Imana, Imana impereza agakiza ku buntu bwayo. Hanyuma ubwo ngubwo ndi hano mu guhamya. Imana ibamera umugisha, nibishoboka tuzabasangiza ubuhamya mu buryo burambuye. Urakoze. Noneho watubwira ko gakiza wamenye ku buntu akariko. Agakiza ku buntu ko namenye akariko, nuko namenye ko Yesu, kwizera ko ibyaha byanjye byabazwe kuri we byamesheje gukiranuka kwe. Nk'uko ibyaha byanjye byabazwe kuri we atakoze icyaha,
niko no gukiranuka kwa Yesu kuri njyewe ntarakiranutse. amen. Ubu ngubu ndahamya rwose ko ubugingo buharaho mbufite. Ubu nakubitwa n'inkuba, nakubitwa n'iki, nta bwoba ngo ndajyahe. Ahubwo mbonereho kubwira abantu badukurikiye ibimenyetso biranga abantu batarizera nyakuri. Yego. Icya mbere, umuntu usenga asaba Imana imbabazi ku byo yakoze nyine, ni icyerekana ko atarizera imbabazi yahawe. Yego. Icya kabiri, kubona abantu bakora ibyo wita ko ari icyaha, ukumva bacira urubanza ko ari abanyabyaha, nacyo ni ikindi kimenyetso cy'uko utarajya gute, utarizera. Kandi nanjye nari ndi muri abo bantu, najyaga ndeba basutse imisatsi, abamapantaro bagira bate, kandi nkumva biri bibuzanya, nkabita abanyabyaha kandi ari umunyabyaha n'ubundi ndi kumwe nabo muri make nyine. Ikindi, umuntu utarizera Yesu umwami n'umukiza, iyo abwiriza aba yumva ko hari imbaraga ze. Noneho ikigaragaza mu bantu bari mu matorero ashobora kuba atarizera by'ukuri, iyo higishijwe haza kumubamo amashyari, kuko haraho nagiye abapasiteri bakajya bandwanya aho bakwishimiye ko nkijijwe nanjye. Kandi nubwo nabwirizaga ibiri mu bwenge bwanjye, noneho nabo bakumva bwo mbyigisha kurusha uko babyigisha, akavuga ataradutwara itorero, ugasanga nabwo barandwanyije. Nareba Bibiliya, Mose baramubwiye ngo barimo barahanura, arababwira ati usanga mwese mwahanuraga, urumva nta shyari yari afitiye abandi. Na Yesu baramubajije, Yohana aramubwiye ngo twumvishe urimo kwirukana abadayimoni mu izina ryawe, arababwira ngo utari mu ruhande rwacu ni umwanzi wacu, ariko uri mu ruhande rwacu turi mu nzira imwe. Noneho ikigaragaza abantu batarizera by'ukuri, baba bafitanye amashyari, bafitanye inzangano. Ikindi cya kabiri, baba bihimbaza. Ubwo n'ubundi iyo umaze kwigisha bumva ko ari wowe nyine. Urakoze cyane. Hanyuma ikindi kibazo wenda cya nyuma, bibaye ngombwa ko ukurwa mu mubiri utari wajya mu mazi ngo ubatizwe, ese wajya mu ijuru? Najyaho cyane, kuko hari habuze umuntu unsobanurira, kuko Bibiliya nayo narayisomye. Hari ibisambo byabambanywe na Yesu. Hari uwavuze ngo nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Aramubwira ati uyu munsi turabana muri paradizo. Ubu nanjye rwose umva, ubu ndi umwana w'Imana, kandi nta mwana ukorera kuba iwawe. Ubu nta kibazo mfite. Tugushimiye Imana cyane. Amen.